Mbahaye ikaze mwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mukomeza kutwereka ko tubana umunsi ku munsi. Muri aka kanya rero ngiye kubabwira zimwe mu mbogamizi amanota y'abanyeshuri yahuye nazo kugira ngo bamenye mwari musanzwe muzi ko ari abahanga bisange batsinzwe. Icyo mbasaba, banza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo n'izindi video zazisohoka zitazigushika. Kandi nuwumva iyi video hari icyo ikumariye, nugende utayisharinze ku nshuti zawe. Abanyeshuri benshi bafite agahinda bitewe n'amanota bagize. Hari na bamwe bari basanzwe bazi ko ari abahanga, ariko baza gutungurwa n'amanota bagize. Ati ibi byagenze bite rero? Ikigo gishinzwe ibizamini no gukosora aricyo nesa cyatangaje ko amanota bo bayakosora ubundi bakayashyira muri sisitemu ikaba ari yatangaza. Ibi rero byatumye hazamo imbogamizi ku banyeshuri bamwe na bamwe, aho amanota ashobora kuza cyangwa sisitemu ikayibeshyaho agasohoka atari ay'uwo munyeshuri, bigatuma ku manota uwo munyeshuri yari yagize atsindwa. Ibi nimba utari kubyumva neza rero, reka ngusobanurire umva ukuntu biba bimeze. Nk'uko mubizi, iyo abanyeshuri bamaze gukora ikizamini, abarimu bamwe na bamwe bajya gukosora. Abo barimu rero iyo bamaze gukosora amanota bakosoye, barayakusanya bakayashyira ahantu hamwe, nyine bakayandika mu bitabo cyangwa mu mamashini. Hanyuma bamara kuyashyira mu mamashini, icyo abashinzwe gutangaza amanota bakora, bayashyira muri sisitemu. Bamara kuyashyira muri sisitemu, iyo sisitemu yo ikayitondekera ikagenda iyashyira ku banyeshuri. Ibi rero nibyo byatumye hazamo amakosa, aho abanyeshuri bamwe na bamwe bagiye bahabwa amanota atari ayabo. Biza gutuma bamwe bisanga batsinzwe, abandi twari tuzi ngo bari basanzwe bazi ko bagaragaraho nk'abantu badafite amanota menshi, biza kurangira batsinze. Ibi rero byateje urunturuntu hanze aha ngaha, aho abanyeshuri bamwe na bamwe bari kuvuga ko bibwe amanota. Ikindi kandi twakomeje kumva ni iby'abanyeshuri bari gushingira bavuga ko harimo akarengane. Barimo baravuga ko nesa yaba yarabigirijeho nkana yafatiye ku manota menshi. Barimo baravuga ngo amanota 50 ni amanota menshi cyane, aho abanyeshuri bari kuvuga ko umubare w'abasibira uzaba mwinshi. Ibi rero byateje impagarara mu banyeshuri bamwe na bamwe, aho bamwe batangiye kuvuga ngo ntabwo bazasubira ku ishuri bitewe n'amanota bari gufatiraho. Ariko nanjye nkagira nimba umunyeshuri atagira 1/2 cy'amanota, atagira 50%, ubwo umwarimu waba umwigisha cyangwa waba utanga ubumenyi, we yaba abutanga gute? Iki si cyo cy'ingenzi twari tugiye kugarukaho, ahubwo icy'ingenzi twari tugiye kugarukaho ni isohorwa ry'amanota, uburyo ashyirwa muri sisitemu, uburyo atangazwa, n'uburyo abanyeshuri bayabona nyine bakabona amanota ari ayabo. Ubundi abanyeshuri barimo baravuga ko ishyirwa muri sisitemu ry'amanota ari ryo rituma abanyeshuri babona amanota atari ayabo. Ibi bigatuma abanyeshuri bari kuvuga ko sisitemu iri kugenda ibibeshyaho, igatuma amanota atari ayabo abasohokaho. Ibi rero abanyeshuri badasanzwe ari abahanga cyane bashobora kuba bari kubyungukiramo, aho bamwe na bamwe bari gushiduka bafashe amanota y'abandi, bakaza kwisanga batsinze ku kigero cyiza kandi ayo manota atari ayabo. Naho abari basanzwe bakora neza bikaza kurangira babonye amanota atari ayabo.
ngomeza kukwibutsa ko uri kubana na MP official, nongera kukwibutsa kandi ko wowe utarakora subscribe ubanza ugakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi iyi nkuru iba yagushimishije, kanda like uyisharinge ku nshuti zawe nazo zibashe kubona aya makuru nimba haricyo yayafasha. Mu kiganiro cy'ubutaha rero ndashaka ko nzazana hano ibihamya cyangwa nkabereka ukuntu system amanota asohoka, cyangwa muri system ukuntu amanota yibara cyangwa yandikwa, kugira ngo tuzakureho urujijo rw'ukuntu abanyeshuri amanota yabo yibwa. Gusa iyi nkuru ikimara kumenyekana ko system ya nesa igira gutya ikibeshya, hatangiwe iperereza, barimo barareba ese koko ibyo abanyeshuri bavuga nibyo, system itangaza amanota nabi. None barimo barareba ati cyangwa ni ya matakirangwe y'umuntu watsinzwe kugira ngo abone icyo yireguza. Ibi rero batangiye iperereza, amakuru mashya nagera hanze tuzahita tubabwira icyo batangaje. Reka mbabwire ngo ciao ciao, dusubiriye mu makuru ataha. Ariko nanone nongere nkwibutse gukora subscribe, ufungure inzogera tujye tubana mu zindi video z'ubutaha. Kimwabanaga ni MP official, iyi shano ni amashyi yose. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.